nizere ko mwese mwagiye mubwira inshuti zanyu ko mwagiye mubisaba ariko twayishinga cyangwa se twayikreatinga. Rero nizere ko mwese tuzabana umunsi ku wundi mu gihe tuzagiye gushyiraho amavideo cyangwa se inyigisho z'intambwe uko tugenda tubyina iby'Abanyarwanda bitandukanye, tuzahera hasi kuzamura. Rero nizere ko buri munyarwanda wese cyangwa se umunyarwandakazi ahari mu mahanga cyangwa se mu Rwanda mu gihugu, twizeye neza ko abatarabashije kubona amahirwe yo kwitoreza mu matorero cyangwa se kubona umwanya ngo basangiye ayo matorero batoze, ari wo mwanya wabo kugira ngo twese nk'Abanyarwanda twuko dushobora gutarama, dushobora kwizihirwa mu mbyino zacu, mu muco wacu, aho bazajya guhagurutsa cyangwa se aho bazajya batarama nawe ukaba wakizihirwa utamusanye cyangwa se udasobanya n'abandi. Rero kuri iyi nshuro tugiye kubana, aho tugiye kwiga intambwe z'ibanze, hasi tuba twigana twese abakobwa n'abahungu turi kumwe, aho muzajya mubona n'umutoza w'abahungu cyangwa se abagabo turi kumwe, aho namwe mwese muzamusabwa kuba twakorana. Ariko uko byagenda kose buri munsi tuzadushyiraho inyigisho y'abo bantu bombi cyangwa se y'abadamu n'iy'abagabo cyangwa se abakobwa n'abasore, inkumi n'abasore cyangwa abakobwa n'abagabo. Rero twizeye ko tuzabana mwese, buri wese kazavuge ngo uyu munsi bigisha abakobwa gusa, twese tuzatwigira hamwe. Gusa hari aho dutandukanira, hari ibireba abakobwa, hari ibireba abahungu. Nta mukobwa wahamiriza kugeza ubu nibwo tubyemera, ariko hari n'abashaka kubigerageza bakabikora. Gusa ubu ngubu twebwe igihe ntabwo nahamiriza, wazahamiriza ni ukuvuga ngo hari ibyanyu bareba n'ibyacu tureba. Kuri iyi nshuro tugiye kwiga intambwe z'ibanze duheraho twese dutangira, arizo ntambwe twese tugiye kureberaho abana badafite imyaka y'ubukure. Babyeyi turabasaba kugira ngo mubane nabo kugira ngo izi nyigisho nazo zibe izabo, zibarebe hakiri kare kugira ngo umwana azazamukane umuco wacu. Nibura nubwo yakongera ubumenyi cyangwa akabura umuco akawushyiraho n'abanyamahanga, ariko nibura azaba afite agaseke cyangwa se tubyita ngo ni impamba y'umuco wacu. Murakoze rero, twizeye tuzabana. Icyambere nabibutsa ni uguseka, kwiyoroshya, kwikunda, kubikunda. Ntawe ushaje, nta myaka ugenderaho, ntawe ukuze, ntawe wahoramye. Twese mu kigero cyacu birashoboka ko twabikora. Ntuzongere, hari abakunda kuvuga ngo bakica intege bavuga ngo ngenda ngoramye, nge narashaje, narakuze, amaboko yanjye ngororoke. Ariko ukora muvuma zawe cyangwa se intambwe y'ibikorwa byawe bya buri munsi, nta mbaraga ushyizemo, gisaba imbaraga zikoresha, kidasaba imbaraga ntugikoreshe. Birakora kubyina tubigenza, intambwe dukoresha tugenda izo dukoresha tubyina. Ntazagira kuvuga ngo ngenda ngoramye cyangwa ndakomeye, kuko niyo ugenda niba ukomeye. Uko ugenda izo mbaraga ukoresha ugenda utera utambwe ku wundi, nizo dukeneye kugira ngo tunabyine. Rero nizere ko mwese ntawe uzacika intege, umunsi ku wundi tuzabana. Imbyino zacu umwihariko wazo ni uguseka. Rero nizere ko tuzatandukana n'ibindi bihugu, kuko umwihariko w'u Rwanda cyangwa Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi mu mbyino zacu ni uguseka no kwikunda. Nizere ko tuzabana. Muraho mwese. Ni karibu kuri YouTube channel Content and Manguste Run and Dance. Iyi YouTube channel ni yacu. Itwebwe abakunzi b'imbyino gakondo nyarwanda, kugira ngo tubashe kuzajya dusangira ibyo tuzi, tugasangira hamwe namwe. Ariko kandi mukibuka ko kugira ngo tuzamukane nuko muzajya mudufasha, mutubwire muri comment uko mubibona ibyo mubashije kwiga, ndetse no kuri Instagram ya Ikaze Content Françoise mukatwohereza
utuvidewo twanyu mwafashe kugira ngo turebe ko mubyina, kugira ngo dukomeze tuzamure. Intego ni iyi, intego ni ukugira ngo dusangire ibyo twabashije kwiga, ibyo twabashije kumenya, turagira ngo dusangire namwe tudahuriye muri sale runaka, ahubwo duhuriye kuri za screen zanyu, ku matelefone yanyu, ku ma flat screen zanyu, ahantu hose ushobora kurebera ku za computer, kugira ngo dusangire imbyino. Hanyuma nitujya kuba dutaramira abanyarwanda, dutaramira nk'abantu b'ababyinnyi, twese tubashe kubyina kandi mu njyana tujyanye kandi tubyumva neza. Ikindi kintu rero ni uko mugomba kumenya yuko tuziga duhereye ku ntambwe za mbere, dutangire tumenye ukuntu umuntu ahagarara, ukuntu umuntu agenda, kandi twumva indirimbo, kandi tuziga injyana zitandukanye, kuko ni inzira ndende cyane kugira ngo tubashe kuzenguruka mu mbyino zose nyarwanda. Ni nyinshi cyane, injyana ni nyinshi cyane, ariko ukuntu tugenda tuzamuka gahoro gahoro, tutangire ku ntambwe z'ibanze, tuzagenda tuzamukana, hanyuma nitugerayo tuzareba abantu twahageranye. Ndabizi neza ko muzabikora kuko murabikunze, niyo mpamvu mwaje hano kugira ngo mubikurikire. Rero mureke tujyane, ariko ntabwo twajyana mudateye inkunga kandi tutari kumwe. Iyi channel hariya ari subscribe, kandaho, hanyuma ako kazogera kari hariya nako kandiho, kugira ngo akantu kose dushizeho uhite ubimenya, kugira ngo tutagucika, tujyana. Hanyuma dukeneye kandi comment zanyu, dukeneye ubutumwa bwanyu bugaragaza amarangamutima yanyu, inama se, cyangwa se mutubwira feedback, mutubwira ingaruka nziza muzavuyemo batangiye kubyina, kugira ngo dukomeze tugende. Turi kure, muri kure, ntabwo turi kumwe, ariko ubu ni uburyo bwiza cyane kugira ngo dukomeze dukorane. Ubu ni uburyo tuzajya dukoresha, kandi turabizi neza yuko murabikunze, niyo mpamvu murangaha. Reka rero dutangire tujyane duhereye ku ntambwe z'ibanze, kandi nzi neza yuko twese turi kumwe kandi dufite imbaraga. Kubyina no guseka, kubyina no kwishima, kandi bikomeze bitubemo, kandi uyu munezero tuzajya dusangiza n'abandi, kugira ngo iyi si turimo izaba ari isi y'umunezero, kandi imbyino ishobora kudufasha.